amen. Haleluya. Turashimira Imana nanone kandi dushimiye Imana ikomeje kuduhamagarira uyu murimo. Mu by'ukuri nk'uko njya mbibabwira, ntabwo ari ibintu byaturutse ku miryango, si ibya gakondo, ntabwo ari ibituruka muri famiye, ahubwo ni ibintu Uwiteka yateganyije abitegura kera. Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo nakumenye kera ntarakurema nkugira umuhanuzi uhanurira amahanga. Hanyuma iramutegura, irangije iramurema, iramweza, arangiza agera igihe akora n'umurimo rwose. Hanyuma Imana y'amahoro nitugirire neza kandi Imana ikomeze kubana natwe. Yeremiya nk'umuhanuzi wari ukuze, Imana yamuvuze ikamumenya kera. Nigeze kuvuga ubushize ku ijambo nabwirije ndi kuvuga kugutinana n'Imana. Gutinana n'Imana nahoze mvuga neza yuko atari ukuvuga ngo ugiye kuba mu mahoro ngo mu bitwenge ngo bakuvuge neza. Oya, gutinana n'Imana uko ugenda utinana nayo, twasanze Imana igenda ikwishimira, ariko umwanzi wagenda akwanga. Uko akwanga niko abantu bakwanga, niko guteza abantu n'abakwanga n'abakuvuga n'abakurwanya. Ariko twaje gusanga muri uko gutinana n'Imana, ibi byose iyo biduhagurukiye, Imana igenda ibiturwanirira. Imana nishimwe. Uyu mugabo witwa Yeremiya nawe yahuye n'intambara zitari zoroshye, ahura n'ibikomeye, ariko kubera yuko yari afite isezerano, yari afite imvugo y'Imana, umwuka wera yari ari muri we, yarakomeje ararwana, akomeza kurwana kugeza ubwo Imana yamutabaye ku munsi mubi. Imana y'amahoro nitugirire neza. Hanyuma rero ndi imbere yanyu ngira ngo tuganire ku magambo y'Imana. Nuko bisanzwe uyu murimo ntabwo ari uwacu, ufite nyirawo, nubwo abantu mbese barimo babigendamo uko byumva, uko babishaka, uko mbese mu buryo butari bwo, ariko uyu murimo, uru rugo rufite nyirarwo. Hanyuma rero nk'abantu turubayemo, tuzi neza ko uru rugo nta biryo bijya bihabura, Imana igitugaburira, igidusonzora, ariko kandi n'umwana uhabaye muri urwo rugo dutegekwa gukora. Umwana mu rugo iwabo uwo ari we wese ategekwa gukora, yaba ari muto yaba ari mukuru, ategeka gukora, ategetswe kandi asabwa kugira umumaro muri urwo rugo avukamo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni muri ubu buryo natwe turi gukorera Imana muri aka kanya. Imana nidufashe kandi duhana umugisha. Hanyuma birashoboka ko nawe hari aho uri ufite ukuri gukorera Imana, waba ugaburira abashonji, waba ubambika, hari imirimo myinshi izahesha umugenzi kujya mu ijuru, ariko kandi imirimo nayo irasabwa ko tuyikora tunera, mbega dukiranuka. Imana itugirire neza. Tugiye gusoma amagambo ari mu gitabo cya Yohana, ibice ni 8 ibice 8. Hanyuma turasoma umurongo wa 31. Imana y'amahoro itugirire neza kandi idufashe, nirangiza kandi nukuri iturwanirire, ibe mu ruhande rwacu. Amagambo ni meza, uyatega amatwi. Ni amagambo avuga iki? Ibice 8:31 haranditse ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Arangije kandi arababwira, imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urubamo iteka. Nuko umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana idufashe. Aya niyo magambo nashatse ko tuganiraho, aya ni Imana impaye muri uno mwanya. Imana nitugirire neza. Aya ni amagambo Yesu yaganirizaga, aganira n'abigishwa, aganira n'abayuda ndetse n'abafarisayo. Buri muntu wese yamubwiraga uko abyumva. Imana ishimwe ko Yesu yari umugwaneza, kandi uko yari ari icyo gihe n'uyu munsi niko ari kumushakana umwete. Hanyuma Imana nitugirire neza. Kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero, bikatwishimisha. Mw'isi n'umushyitsi
kunjyana mu ijuru isi n'umushyitsi nziza ihoraho ahubwo ndi mu rugendo kunjyana mu ijuru nungenza utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa niho nza kumenya ukunzi mukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana. Haleluya, Imana yacu nishimye. Umuririmbyi yavuze ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha. Dusomye amagambo akomeye avuga ku mbata ndetse n'umwana. Mu buzima busanzwe ntabwo umwana mu rugo n'umukozi ntabwo basa, nta nubwo babaho mu buzima bumwe. Uko niko ndiho mbwira, uko niko bisa no muri ubu buzima tubayeho bwa gikristo. Ntabwo umupagani n'umukristo babaho mu buzima bumwe, kandi hari ibintu biranga umukristo, hari n'ibintu biranga umupagani. Hanyuma uyu mukristo agereranywa n'uyu mwana uba mu rugo iteka. Umwana uba mu rugo iteka abasha gutegeka icyo bari buteke n'icyo bari bukwe, ariko imbata ntabwo yagira ikintu ivuga, imbata ntabwo yagira icyo itegeka. Kubera iyihe mpamvu? Impamvu ni uko ari imbata, impamvu ni uko ikorera ibihembo. Imana itugirire neza. Nifuriza abantu bari gushakana Imana umwete gukorera Imana, atari ukuvuga ngo ni impamvu z'iko hari ibintu runaka bayishakaho. Imana irabizi ko hari ibintu ikwiriye kuduha, Imana irabizi hari ibyo yatugeneye twe tutanayibisaba. Ahubwo we banza umenye ngo mbese kuko uri umwana wishimiwe, ntabwo uri imbata muri urwo rugo. Imana y'amahoro itugirire neza, kubera ko umwana akora nk'umwana ntabwo akora nk'umukozi, kandi umukozi iyo akoze ikosa arirukanwa. Imana itugirire neza, Imana kandi turengere. Ndakwifuriza kuba maso, ndakwifuriza kuba umwana muri uru rugo rwa Kristo. Nuba umwana muri uru rugo, ntube imbata. Imana ntabwo izananirwa kukugirira neza. Imana y'amahoro niturengere kandi dufashe. Ibi bigereranywa gutya, iyo uri mukorera Imana nawe uri umwana w'Imana. Bibiliya iravuga ngo uwo mwana n'aba batura muzaba mubatuwe rwose by'ukuri. Twese tubiziranyeho ko umwana ari umwuka wera, kandi umwuka wera ahantu atari dusanzwe tubizi ko nta kintu kizima cyakoreka. Ariko umwana iyo umufite ari we mwuka wera abasha kukugira inama. Ntabwo yatuma usambana, ntabwo yatuma usinda. Iryo niryo tandukaniro ry'umwana n'imbata. Uyu mwuka wera iyo umufite ntabwo yatuma uyoba ko ugenda ujya kwirwanaho hino. Abantu barimo barirwanaho birwana, nyamara bakaza bagashaka no kuba abana. Ndi ku ijambo rivuga ngo ni ukuri data azi icyo waje ushaka. Nubwo bimeze bityo, wa musore uje gusenga, ariko data azi icyo waje ushaka. Arabizi niba waje ushaka ubugingo, arabizi niba waje ushaka wa mukobwa, arabizi niba waje ushaka amafaranga, arabizi niba ari inzu iguhagurukije, arabizi niba ari impamvu y'ubukode, arabizi neza, arabizi azi icyo uje gukorera. Ariko ngusabe nongere nkwibutse ko yanabiguha rwose, yabiguha ukanagenda, ariko se kudatekereza ku iherezo ry'ubugingo, utari mutekereza aho uzapfa ukajya. Imana y'amahoro idukore ku maso kandi ikore ku bwenge duhumuke. Abantu benshi bari gukorera isi n'abazayigumamo, nyamara Bibiliya itugaragariza neza ko tutarabisi. Bityo kubera ko tutarabisi dukwiye kwitwara nk'abisi. Imana idufashe kandi duhe imbaraga twe gusa nayo. Ndi ku intego y'ijambo ivuga ngo Imana iturinde gusa n'abisi, Imana iturinde gusa n'abisi, Imana ishyireho itandukaniro n'abisi. Imana idukomereza amaboko, kubera ko benshi nubwo tuguhaguruka dushaka Imana, turimo tuyishaka, turimo turabyigana rwose, ariko ni ukuri Imana buri wese izi icyo yaje ashaka. Ariko nkugiriye inama, haguruka ufite intego nziza, haguruka ufite intego nziza. Imana y'amahoro ntizabura kugushyigikira. Imana y'amahoro nitugirire neza. Nari mvuze ngo Imana igutandukanye n'abisi, Imana igukirireho itandukaniro n'abisi, Imana igutandukanye n'abapagani, Imana ikuremera ishusho ituma abantu batakureba ngo Imana itugirire neza.
abarokore dusiga turi kwambara uko twiboneye. Umuntu uramubwira uti se ko wambaye ngo yabati ngiye mfite uko nahamagawe, mfite uko navuganye nayo, ariko n'ukuri nubwo ufite uko wavuganye nayo ntabwo yigeze kubwira ngo ugende uyikoze isoni munzi, ntabwo yigeze kubwira ngo ugende wapokese, ntabwo yagutumye kugenda mbega uri aho ngaho utagize icyo witayeho. Nubwo bimeze bityo ariko izi icyo waje ushaka, irabizi uko waje. Nubwo utubeshye uvuga ngo hari uko mwavuganye, hari uko yakoze, Imana ireba mu mutima ko se koko mu by'ukuri mutima wawe urahari ko ngewe wabimbeshya, ariko si Imana wayibeshya. Imana izi icyo waje ushaka. Nushaka wowe umere wumvire Imana igukoresha ibyo yagambiriye kugukoresha. Murakoze cyane. Hanyuma nabifurizaga kugira itandukaniro. Nta kuntu uzaba uri mu rusengero ngo use n'abahanze, ntago indaya zizambara miningo zijye kurayagwika nawe uri mu rusengero ukubitemo ntabwo abahanze bazagira ubwibone, nawe uri mu rusengero ugira ubwibone. Ukwiye kugira itandukaniro. Ntago abahanze bazanywa basinde ngo nawe uri mu rusengero ngo usinde. Ukwiye kugira itandukaniro. Imana y'amahoro igukureho izina ri, igukureho gusa n'abisi kandi kurinde gusa nabo. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Nari ngarukiye aho ngaho, ntabwo ndi buvuge byinshi, ariko ni ukuri uharanire gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa ibindi n'inyongera. Ibi byose zajya igenda ibiduha yatsindi isoko ryo kuturengera. Nta nubwo yabuze ibyiduha, yabuze imitima yacu, ariko umutima wawe wegereza Imana. Wibivuga kuko gusenga barabikora ntibabivuga. Yewe hari bavuga ngo umuntu arasenga, oya gusenga barabikora ntago babivuga. Imana yashaka ko tubikora. Iba tuvuze gukiranuka, ishaka ko dukiranuka tukabikora, ntago ari kubivuga. Nyamaze hari igihe umuntu abivuga ariko washaka ibikorwa ukabibura. Imana y'amahoro rero itubabarire kandi turengere gusa, iturinde gusa n'abisi. Soreje ahangaha murakoze cyane. Hanyuma wari uri gusa n'abisi umva ntacyo bikubwiye, ariko ni ukuri Imana iguha imbaraga kandi guhe kunesha, wongere ugira itandukaniro n'abisi bitume bakanguka bave mu butamenya bamenye Imana y'ukuri. Naho ubundi ntabwo byaza koroha ibyo uri kuvuga n'imirimo yawe habutabayeho itandukaniro, n'ubundi urimo urakorera ubusa. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndangirisha aha kandi nsubikiye aha, ariko wowe wumvaga rwose ucitse intege kwitandukanya n'abisi wumva utafite uko ubigenza, reka dusenga n'Imana usaba Imana y'amahoro dutandukanye n'abisi. Nyiribihe Imana mutware, Imana ireba ikamenya, uzi icyatuzanye twese, wowe uzaba ubugingo, wowe uzi nabo kurimbuka. Ariko muri uyu mwanya ningingiye abanyumva, ningingiye abandeba, ningingiye abari kundeba penyitegere, ningingiye abumvishije iri jambo, ningingiye abanyarwanda muri rusange ngo nuturinde gusa n'abisi, turinde gusa n'abanyabyaha kandi turi mu nzu yawe. Kandi nyiribihe wite ushobora gutanga agakiza gafatika, ni ukugabanya umubare w'abarimbuka wongera uw'abakizwa. Urakoze. Nkomeje kugusaba nkwinginga ngo dukomereza amaboko. Biturwanya byo birahari, ariko namaze kumenya ko iziturwanira ziruta iziturwanya, bityo ukomeze kurwana inkundura muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Amen.